Umunsi umwe abahungu batatu bari inshuti barambiwe ubuzima bwo mu cyaro, baricara babyigaho bati ibi ntabyo, muzaze tujye mu mujyi tujye gushaka amafaranga nk'abandi. Bose babyemeranyijeho maze baritegura. Aho bari batuye ntabwo hari kure cyane yo mu mujyi, kuhagera bumvaga batagomba gutega bazakora urugendo n'amaguru mu tuyira tw'igiturage paka bageze mu mujyi, dore ko n'ayo mafaranga y'itike bumvaga batagomba kuyakoresha, ahubwo bazayabika maze bakazayaheraho ubwo bazaba bageze mu mujyi. Bari hafi kugera mu mujyi nk'uko bari babyiyemeje, bageze ahantu ku gashyamba ariko bahagera bananiwe cyane, maze baravuga bati reka twicare tubanze turuhuke. Umwe muri bo ariko wari utarananirwa cyane arabyanga, ati ariko mwihangane dukomeze urugendo, ibyiza turi buze kuza kuruhukira rimwe. Abandi babiri bati hoya rwose turananiwe cyane, reka twicare dufate akayaga tubanze turuhukeho. Wa wundi wabyangaga wavugaga ngo baze kuruhukira rimwe nawe abonye ukuntu bagenzi be bananiwe cyane, aravuga ati nta kibazo, ngaho reka turuhuke ubwo mukomeje gutsimbarara cyane ubwo mwarushye cyane. Bicaye munsi y'ibiti biyumvira akayaga, banakomeza kuganira ibikorwa bazakora nibagira amahirwe bagafatisha ubuzima mu mujyi. Bakiri muri ibyo babonye igikapu hepfo aho, bati kiriya gikapu ko kimeze nk'aho kikiri gishyashya, buriya si umuntu wari uhicaye none akaba yakihibagiriwe, buriya ari buze kuza kugaruka kugifata. Bakomeje kukibazaho maze bageze aho baravuga bati ariko tugende tukizane. Igikapu baragiye barakizana ariko babona nubwo cyo ari gishyashya, ariko hejuru harimo ibintu by'ibitambaro bisa nabi cyane rwose, ku buryo ushobora no kugira ubunebwe bwo gukomeza kureba n'ibirimo hasi. Gukomeza gukora muri ibyo bitambaro bumvise batari buze kuza kubivamo, maze biyemeza gusuka hasi. Basutse hasi ariko batunguwe no gusangamo ibifaranga byinshi cyane, bariyamira bavuza induru bati turakize birarangiye, dore dukize tutaragera no mu mujyi, Imana iradukunda cyane. Bahise bafata ya mafaranga yose maze bayajyana hirya ho gatoya hihishe hatari ku nzira, batangira kuyabara ariko yari menshi cyane, barayabaze bararuha. Basoje kuyabara bakomeje kumva batabyumva bati twakize byarangiye, dupange ukuntu tuzayakoresha rero. Ese ubu turayakoresha iki? Ese ubu tugiye kuyagabana cyangwa tugiye kuyafata tuyakoremo umushinga duhuriyeho twese ko turi batatu? Tugiye kubigenza gute koko? Bakomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye by'uko bagiye kubigenza, maze ariko umwe muri bo ati ariko ibyo ntabwo twakomeza kubiganiraho dushonje, ubwo tugize Imana tukabona amafaranga reka dukureho make, maze tujye kuri kariya gasantere duciyeho mu kanya tugure icyo kunywa no kurya, hanyuma dukomeze imishinga yacu. Wa wundi wari utarananirwa cyane wanavugaga ngo baze kuza kuruhukira rimwe bageze mu mujyi, yahise avuga ati dore mwebwe mwananiwe cyane, reka ngende maze njye kubazanira ibyo kurya no kunywa, dukomeze twiganirire turebe ukuntu aya mafaranga rwose azadukiza mu minsi iri imbere. Baramuretse aragenda, ariko ari mu nzira agenda nta kindi yatekerezaga usibye amafaranga gusa bari bamaze kubona. Yatangiye gutekereza ati ariya mafaranga ni menshi pe, ni menshi cyane, ariko nanone se ku bantu batatu bivuze iki? Ku bantu batatu rwose ntacyo amaze, yari menshi yaza kuba ari ay'umuntu umwe pe, ariya mafaranga nubwo ari menshi ntacyo azatumarira turi batatu. Yatangiye kuvuga ati ndakora iki, mbigenze nte kugira ngo ariya mafaranga nyasigarane njyenyine, ko ngomba kuyasigarana koko? Yatangiye gutekereza ku kuntu bagenzi be agiye kubivugana, atangira gutekereza ku bintu byica yajyaga yumva bashyira mu byo kunywa, ahita agenda yiyemeza kubishakisha maze akaza abizanye akaza kubashyirira mu byo kunywa, hanyuma akabivugana amafaranga akayasigarana wenyine. Niko yabigenje koko, ku byo kunywa no kurya yaguze, yongeyeho n'ibyo ari buze kuza gukoresha bahitana. Abari basigaye nabo bicaye bategereje mugenzi wabo ngo abazanire batangire bafungure, basigaye bavuga bati ese aya mafaranga kuyagabana turi batatu turasigarana iki? Nta kintu ari buze kuza kutumarira. Neza neza nk'uko mugenzi wabo yatekerezaga ko ntacyo yamara ari batatu, nabo niko batangiye kubitekereza baravuga bati byibuze turi babiri yagira icyo amara.
ubu se koko dukora iki kugira ngo tuyasigarane turi babiri? Umwe ahita avuga ati hari ikindi se, nagera hano avuye kuzana ibyo kurya duhite tumufata tumunige tumwice. Nuko baravuga batari kuzi ko ari byo, tumwice rwose tuyasigarane turi babiri nibwo yagira icyo atumarira. Mugenzi wabo yaje imipangu ari ukubivugana atazi ko nabo basigaye bamucira urwo gupfa. Ahageze bahise bamusanganira baramuniga baramwica maze bajya kumujugunya mu manga. Barangije babonye ko ntawababonye baragarutse maze batangira kwiga ku mushinga bagiye gukora, ari nako barya bakananywa ibyo yari amaze kubazanira. Nyuma y'akanya gatoya ariko batangiye gutaka mu nda maze batangira kubona bibaye bibi cyane, baravuga bati uriya mugenzi wacu niwe uduhitanye nta kundi. Barigaraguye bakomeza kubabara mu nda cyane, biba bibi cyane ariko nabo biza kurangira bahasize ubuzima. Ya mafaranga bose bari basuzuguye bita make nibaramuka bayagabanye, byarangiye yose nta n'umwe uyabonye. Icyari kibabaje cyane nuko batanatekerezaga ko aho bari baje mu mujyi baje gushaka ubuzima, bashoboraga no kumara imyaka 10 cyangwa se inarenga batarakoza imitwe y'intoki zabo kuyo bari gusigarana baramutse bayagabanye bose uko ari batatu. Kutanyurwa, umururumba n'ubugambanyi kenshi bigaruka nyirabyo bikarangira abuze byose. Wishaka gukira vuba, tera intambwe ku yindi ukomeze ugerageze, wikihutisha ibintu cyane kubera ko inzozi zawe zishobora kuba impamo igihe cyose ufite ukwihangana, kwiyemeza n'umuhate wo gukurikira inzozi zawe. Wakoze cyane rero ko wahisemo kubana natwe. Niba utarakora subscribe ndagushishikariza ko wayikora kuko ni umusanzu wawe ukomeye cyane. Nk'ibisanzwe rero wari kumwe na Neema, nizere ko no biganiro byacu bitaha tuzaba turi kumwe. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane.